igihe tumaranye wanyeretse ubupfura by'urwoza buri munsi nzarusiga amavuta nzabagarira urukundo nawe ujya uruvomera ngwino murimbo wanjye wisangira amavure basangiye ubuzima ayo masezerano yateganywa n'amategeko kugira ngo abayakoze batazaza bayasesa uko byagiye. Amategeko rero hari ibyo ateganya bigomba kubahirizwa cyangwa se kuzuzwa abashyingiranywa. Ibyo ni ukudahuza ibitsina, abashyingiranywe bagomba kuba badahuje igitsina, ni ukuvuga kuba umwe ari umuhungu cyangwa undi akaba ari umukobwa, kuba bafite imyaka y'ubukure yemewe n'amategeko nk'uko biteganywa mu ngingo ya 32 itegeko ryasohotse ku itariki 20/12/2015 rivuga ko imyaka yo gushyingiranwa ari 21. Kuba bashyingiranwa ubwabo bafite ubushake nta gahato bashyizweho, kuba bashyingiranwa kandi bagomba kuba badafitanye isano amasezerano yose ari ingaragu n'ibyemezo by'amavuko. Mwabageni rero leta ibatezeho umuryango ni umuzi kamere w'imbaga nyarwanda urengerwa na leta kandi ikanawubahiriza. Abana muzabyara mutegetswe kubarera mwembi neza kandi mufatanyije, mubatoza kuzagira indangagaciro nziza zishingiye ku muco nyarwanda. Urugo rwanyu rukazaba urugo rugendwa kandi rwa mwembi, si urugo rw'umugabo wenyine cyangwa se n'urugo rw'umugore wenyine, ni urugo rwa mwembi mwese. Icyaramuka kiruhungabanije mwakirwanya mwembi kuko mwese mufite inshingano zingana. Leta nayo mu nshingano zayo harimo ibirebana n'umuryango izayubahiriza. Dore rero bimwe mu burenganzira n'inshingano z'abashakanye. Abashakanywe cyangwa se abashyingiranywe bafite uburenganzira n'inshingano bingana. Abashyingiranywe bagomba kudahemukirana, kudatabarana ndetse no gutabarana ndetse no gufatanya muri byose. Uburenganzira ku mutungo w'abashyingiranywe butangira mukimara gushyingirwa n'umwanditsi w'irangamimerere hakurikije uburyo bwo gucunga umutungo bahisemo. Buri wese mu bashyingiranywe agomba kugira uruhare mu gutunga urugo, mu gutunga urugo hakurikije uburyo bw'amezi. Abashyingiranywe kandi bafatanya ubuyobozi bw'urugo rwabo, harimo kurwitaho kugira ngo bugwize umuco mwiza n'ibibitunga no kubungabunga. Rero batarenze 20. Babyeyi rero nshuti bavandimwe bageni bacu, muri iyi nyigisho kandi ndababwira bimwe mu bishobora gutuma umuryango mugiye gushinga usenyuka kugira ngo muzabyirinde ahubwo muzasenyere umugozi umwe. Shingiye ku itegeko 218 ni itegeko nimero 32/2016 ryasohotse ku itariki 28/2016 rigenga abantu n'umuryango. Rivuga ko impamvu zo gutandukana ari izi zikurikira: icya mbere no gusambana, guturugwa nibura igihe cy'amezi 12 yikurikirana. Igihano cy'icyaha nibura imyaka 2 mutabana ariko ku bushake. Ikindi gituma amasezerano yo gushyingirwa arangira ni urupfu rw'umwe mu bashakanye. Muzirinde kandi ubuharike ndetse no gushora abandi muri iyi nyigisho. Kandi ndababwira uburyo butatu bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe uko ari butatu. Ishingiye ku itegeko nomero 27, itegeko ryasohotse ku itariki ya 8/2/2016 rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Impano izungura mu
ngingo yayo ya kane ivuga ko ubwoko bw'imicungire y'abashyingiranywe ari ubukurikira uko ari butatu. Icya mbere ni ivangamutungo rusange, icya kabiri ni ivangamutungo muhahano, icya gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Ndabasona rero ubu buryo mbabwiye mu magambo make kugira ngo abageni bacu mubone uburyo mushaka guhitamo bwo kuzacunga umutungo wanyu. Ivangamutungo rusange rero ni ivangamutungo rusange ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bumvikana gushyira hamwe umutungo wabo wose. Nusezerana uguka ndebe ubone rande wawe ndabita abandimwe yuko mushyize hamwe umutungo wanyu wose. Bivuze iki? Utitaye aho waturutse, yaba impano, yaba izungura, yaba uw'umugore yahashye mbere cyangwa umugabo yahashye mbere, aho yaturutse hose utahitayeho uburyo wabonetsemo. Iyo musezeranye ivangamutungo mukimara gukora ku idarapo, mukimara kurahira, ubwo buri umwe ahita agira uburenganzira bwa 50% bwayo. Bitandukanye rero n'ivangamutungo muhahano. Ivangamutungo muhahano gushyira hamwe umutungo wabo bazahaha bari kumwe kuva umunsi w'ishyingirwa, kimwe n'ibyo bungutse mu mibanire yabo, bakorera hamwe cyangwa se buri wese ku giti cye, byaba impano cyangwa ibizunguru. Aho bitandukana n'ivangamutungo rusange nuko umuhahano ibyo muzaha muri kumwe, ibyo nibyo muba muvanze. Uko nujya kureba no muri sisitemu y'umutungo, umutungo utitaye ku nkomoko yawo ntabwo muba muwuvanze, ahubwo uwo muvanze n'uwo mugiye guhaha muri kumwe. Nanone ubwo buryo ushobora kumva nabwo bushobora kuba butakunogeye. Hari ubundi bwa gatatu bwita ivanguramutungo risesuye. Ivanguramutungo risesuye ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bumvikana gufatanya gutunga urugo rwabo hakurikijwe ubushobozi bwa buri wese, kandi buri wese akagumana uburenganzira bwo gucunga, kwikenuza, gutanga, kugurisha umutungo we bwite. Iyo mwavunguye mu buryo busesuye, ntabwo uzajya kugurisha ngo habanze bashake attestation de mariage ngo noneho ngo mufatanyije umutungo abanze asinye. Oya, wajya gutanga ntimubyumvikanaho. Okay, mushobora kubyumvikanaho ariko niyo hatagize ubyumva nta mananiza azamo kuko ntacyo mwigeze muvanga. Ubwo ngo mwaravanguye ku buryo busesuye, ntimwigeze muvanga muri rusange, ntimwanavanze umuhahano, ahubwo mwavanguye ku buryo busesuye. Icyo nshaka kubabwira ni iki: iyi ngingo nyigeze njya nyitindaho gato kubera yuko interpretation yayo usanga abantu rimwe na rimwe niba twabyita igisobanuro cyayo bagira interpretation. Uyu munsi twe ntabwo tujya dutandukanya abantu, ariko dushyira mu bikorwa imyanzuro yo gutandukana. Iyo ugiye kuyishyira mu bikorwa ukangura iriya sambu muyigabane, ahita akubwira ati yarayisanganye, uburyo yazanye n'ibyo, ariko akibagirwa yuko yakoze ku idarapo asezerana ivangamutungo rusange. Kandi ibyo byarangira noneho akakubwira wenda umwe yari afite ideni, kandi iryo deni akumva ko batafatanya kuryishyura. Wamwita umunsi urahiruka bwa umusezeranye ivangamutungo rusange, wari wemeye ko nyine musangiye akabisa gahiye, ni ukuvuga ngo kuko niyo musanganye umutungo mwari kuwusangira. Atari ko jye numvaga umugore n'umugabo hari aho ndi bugere mbabwire ngo hari agapati babwire ngo ababyeyi banyu ngo babaherekeje ngo n'abavandimwe bazababa hafi babagira inama yandabyemera, bazababe hafi, bagira n'inama. Ariko abajyanama uzagira benshi yo kuzareka umwanzuro bari uwufatira. Tugira abajyanama benshi no mu kazi dukora no mu buzima bundi busanzwe, ariko umwanzuro decision maker ni wowe. Iyo utifatiye umwanzuro ukawufatirwa n'undi, hari igihe agufatira umwanzuro utakubaka utanagufasha. Wenda ari nako wabyumva,
ariko si ngombwa uko ubyumva ngo nanjye mba ariko mbyumva. Nanjye nkwiye kugira common sense yanjye, nkagira umutimanama, hamwe ngo uyu mwanzuro ngiye gufata ese umfiteho izihe ngaruka, umfiteho izihe impact, umaze gute, uranyubaka cyangwa uransenya. Hanyuma ubwo ngubwo mwumve ko muri abashoferi mwumve ko urugo ari ikinyabiziga. Buri kinyabiziga muri abashoferi, tuvuge wenda umwe aturutse Nyagatare, undi aturutse i Kigali, murahuye ku mugoroba, umwe acanye maremare. Ntekereza yuko ucanye maremare utandika ni ukuri baba bagennye amaso, baba bacanye maremare yose. Ariko umwe yacanye maremare, undi agacana amagufi, akajya akora indiketazi amuha sinye y'amagufi. Buriya hari igihe umwe avuga atari ko buri uriya muntu wanyoroheye arimo aransaba nanjye ko namugabanyiriza. Mu rugo rero iyo umwe acanye maremare n'undi akayacana, bikora iki? Ubwo byanze bikunze kiba nka cya kinyabiziga, biresurana. Ikinyabiziga cyesuranye n'ikindi, harimo ndetse nk'uko ikinyabiziga giheka abantu, wenda aho mutuye ntimwebwe leta aho yakuraga umusanzu wo guhemba irondo ry'umwuga n'ibindi, ugasanga abantu bose barahumbye. Noneho iyo mufite abana kaba ari akaga, iyo mufite abana, mufite ababyeyi, wowe ikintu ukeneye ko bagukorera, wowe ntacyo ukeneye gukora, ngo nibura utange n'urugero. Nutanga urugero nibura nawe akora iki? Akurebereho. Hari ibintu turiho dusigaye dufata, yes, mu rugo wenda ntube wa mugani ngo ntazibana zidakomeranya amahembe. Alex ari umugabo wanjye, nshobora kugira ibintu bimbora, kangura nkanamutekerereza nabi, cyangwa wenda mfitiye na facts, mfitiye na gihamya. Ni bakeya. Abenshi usanga umwe yaragiye gupagasa n'undi, wenda umwe akaba utaha mu rugo mukahahurira. Akenshi usanga abagore usanga wenda urugo ruraho umugabo, bakaba nabo mwese mukorera mu ntara. Ibintu nk'ibyo ni ubuzima bwo gupagasa, gushaka ubuzima buri munsi. Ariko noneho n'abandi bataha mu rugo, umuntu aba yiriranywe amasiteresi mu kazi, afite ibyo yirirwa agongana nabo. Urugo yakabaye ahantu ho kuruhukira. Niba mfite n'icyo mutekerereza kandi rwose mfitiye na gihamya, tandukana na wa muturage w'umudugudu uvuga atari ko kanaka arabeshya, araza namwiteguye. Byaba na ngombwa mukamumvinga, mukava no mu bana, mukava no mu bakozi, ukanavuga ufite umwanya tujyana hano tugira icyo tuganira. Ati yego. Noneho wazajya no kumubaza, kumutangira story z'ibyo wumvise cyangwa z'ibyo wabonye cyangwa ibyo ubona bitakunogeye, ukaba waje no kumutegura. Utemera itubureba ubu ngubu ndaniye nabo, yanditse nabi, ndaninga burandi wayo. Kumvisha ivangamutungo rusange, kumva ivangamutungo muhahano, kumva n'ivangura wahisemo ubuhe rusange. Abaguherekeza guhaye amafika. Yankurije Amerika nawe aratubwiye, kandi ubu ugiye kuvuga ngo nk'uko abivuze niko mbyumva. Ivangamutungo rusange nawe nibaguma hasi. Hano ubuyobozi, ubushake bwanyu uko mwabitubwiye, mwaje mwiteguye ku byemezo mugiye gufata, ari ibyemezo bikomeye. Mwagiriwe inama nyinshi zirimo kuzabana mutagirana amakimbirane, nuko zanyu mwubahana kandi mu burere bwiza abana muzabyara, kandi namwe mwigiriye izindi. Akaba ariyo mpamvu mbabwiye, ariyo mpamvu usanga inyigisho mbahaye nubwo ari ngufi ikuyemo byinshi, bizagenda bibafasha mu buzima bwanyu. Ababyeyi banyu, abavandimwe babaherekeje nibo bazabafasha, babagira inama kandi babakomeza mu buzima bwanyu bushyashya mu gihe gitangira.
mbifurije amahoro n'amahirwe kuzaruhuka kubyara igihugu ariko muzabyaho mushoboye kurera kandi azakorera igihugu ejo hazaza imbaraga ziri mu kiganza cyanyu ubwo mwiyemeje rero kurushinga tasibira aramfasha muraza hano imbere buri wese ararahirira ibiteganywa n'ingingo y'177 mu itegeko rya 32. Soma cyane njyewe Ndaminga Burandwa maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe yankurije Emerita umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Ndaminga Burandwa umbera umugabo tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. imbere yanjye uruhame rwawe shingiye kandi kubasha mpabwa n'amategeko nemeje ko kuva ubu ashingiye ku amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Wisangira ingeri yawe gahora n'ubupfura waranaburemanwe uzambera uruhimbi nshuti nzakubera icyansi nunabona haga ntuzigera uturaga iyo ugize aho